Rwandan Cine Podcast. Ikibazo cya kabiri. Kusetse mbere Nta kuntu se twahindura. oya nta guhindura watoye kuko hano hari undi uri butore nawe. Rwandan Cine Podcast. Se nteye gute kandi. Nimba Icyo kibazo kiragutse. Noneho nshobora kwivuga ngiye nkata nivuga umunsi wose. ukavuga ati ndurusarikana Nkivuga koko nkimanuka nkivuga nkiyeza. ivuge mu ncamake. Mu ncamake nari nababwiye ko nitwa Mutoni Gloria. So ikindi kintu mwamenya, ikindi abantu bagomba kumenya ndi umukinnyi wa filme. Nkaba ndi kugaragara muri Vumbi nyine ubu ngubu. Hamwe na Mamiriero Clerc ndetse na Max Justin. Rwanda Cine Podcast, aho njya ku masite y'abakinnyi ba filime aho bari gukina filime ngahostinga bamwe muri bo. Uyu munsi ngiye guhostinga abakinnyi sanze kuri set ya filime ya Vumbi na Cyondo. Uyu munsi rero ni kwa kangahe? Kwa gatanu. Uyu munsi ni kwa gatanu aho sanze abakinnyi batatu bakina muri Vumbi na Cyondo. Aka kanya nkaba nicaranye n'umukinnyi twa Vumbi, nkaba ngiye kumubereka gake akabanza akanabasuhuza akanababwira amazina ye y'ukuri atari Vumbi. Kari Vumbi. Murakoze cyane. Komerezaho. Nitwa Mutoni Gloria, nyine mu buzima busanzwe niyo mazina nkoresha. Ndi gukina muri Vumbi na Cyondo nitwa Vumbi. Witwa Vumbi. Yego. Izina Vumbi bamaze kuri kubwira ko ari ugiye gukina wamatyakiriye. Numvishe nyine risekeje ariko numva nyine ni ikintu gitandukanye, ndumva ni byiza. Ni byiza. Okay, twigendere mu buzima bwawe busanzwe. Okay. Ugitangira gukina filime. Mbere na mbere. Mu rugo iwanyu babyakiriye. Mu rugo rero kandi ko mu rugo kari akantu katanje. Mu rugo nyine urabizi urugo ruba rufite ababyeyi babiri. Rero ababyeyi banjye bose uko ari babiri barabyumva. Barabikunda. Barabyumva, kubikunda koko ntago baravuga ko nyine ngo babikunda ngo ari ibintu byabo, ariko nyine baranshyigikira. Baragushyigikira. Yego. Okay, ujya gutangira gukina filime wabagishije inama? Yego. Barababwiye ati ngiye kwinjira muri sinema. Okay. Mbere yuko ujya gutangira kuza muri sinema, ni yihe ambition, ni iki cyagukubiye, ni iki cyatumye ukunda sinema ukumva ko ugomba kwiga? Rero byatangiye kera. Ngiye kuva nyine kera nyiri umwana nakundaga filime, ariko nkiri muto yanago numvaga nyine nzaba umukinnyi, numvaga nzaba umunyamakuru. Numvaga uzaba umunyamakuru. None byabaraye. Oya ntago birarangira, kushaka kubirangiza. Ntago birarangira. Nyine numvaga ngiye nakuze numva nshaka kuza umunyamakuru. Then nyine ngeze muri superieri ndangije tronkom, nibwo natangiye kwinjira mu bintu by'itangazamakuru nyine ku ishuri, nangira kubikora and then ntangira no kwandika amafilme nyine. Uri n'umwanditsi? Nangira no kwandika nyine, nibwo natangiye kwimva ibintu byo kwandika no ku ishuri nyine. Ukureka nk'ubwo ukuntu byatangiriye ku ishuri and then nyine kwa nandikaga abangirije icyizere, barambwa se wazaje nyine hari ibintu byari bigiye kuba bimwe biba ku ishuri byo gukina imbere nyine y'abantu. Barambwa nyine wazaje ugakina and then ndavuga ati nta kibazo. Rero ikintu nyine cyase gituma numva ntabikomeza nuko ko navuye gukina abantu bose bambwira ati cyakoze wabemeje aho ati byaye siko se ko nshaka kuba mbishoboye nyine ntangira kwemeza ko ushoboye, ntangira kubikunda gutyo. Hari nka filime wanditse yasohotse? Oya. Nayo. Ufite nk'inyandiko za filime zingahe? Izo mfite zanjye ni 3. Bateganya kuzisohora rye? Nimba n'amafaranga. Amafaranga nayo cyo kibazo. Okay, noneho ndambwira waje guhura na Clerc gute kugira ngo winjire muri ino filime? Ni inshuti yanjye yaduhuje. Ni inshuti yawe yabahuje? Yaraduhuje nyine, yarakeneye umukinnyi baraduhuza nyine. Uraza ahita kugira main actress? Buriya yangiriye icyizere. Yakugira icyizere?
n'iki wakoze kugira kugira icyizere ako kanya so yari ikintu cya danje makuru okay basi umuntu wamuje nawe yaramwizeye kandi uwo muntu we yarasanzwe azi imikinire yanjye nyine amwerekana n'andi mafilme yenda nagiye nyinamo nekereza ko aricyo cyatumye ngirira icyizere wenda ibyo birago nta makuru ahagije mbifiteho wazamubaza ariko njye niko mbyumva kugira ngo dukomeze rero Vumbi n'abatureba twese bakubone bamenye ko ari wo Vumbi kuko ukuntu nkubona yego wambaye nka Vumbi ariko mu maso ndabona udasa na Vumbi ko bandebye neza gira akantu ukina muri wakinnye muri Vumbi and Cyondo gatoya ukavugira hano kucyumva sawa muri ibyo bintu aya gakore na iyo gahunda twari tifitanye suga akantu kana nk'umukinnyi ntago wakwiburira akantu nakoze muri Vumbi buriya nakaye keza wakoze wahita ukina nyine kwa ko umuntu amaze gushutinga ibintu byinshi urumva aho gukirika nkaho umbwiye wenda akantu wakunze urumva ko watwera akantu rwose nabonye ari keza wakongera ukakankorera nawe ubundi gira kuvuga gihara kumubwira umvugira twa twashutiza ibintu byinshi use ko akumva nawe wavuze ukumvura neza ni byose byari byose nakinye narabikunze ahubwo ngaho mvugira kandi mugiye nitwa Vumbi ngo umuye na Cyondo niba gwarahuye na Cyondo gute ngo umuheruka ngo yagusize muri gereza kavuga gasubiremo twumva kandi gasubiremo muri ryajwe tu Yesu Kristo Nazareth ntago nagasubiramo kose ngo gashobora ntari ugarukira uvuga ati mperuka nsiga muri gereza sibyo okay ijwi ryanjye nirihinduka nimugire ngo singewe aracyari ngewe n'ubundi nitwa Vumbi iri zina naryiswe na Cyondo ushaka ngo kirayarye oya komeza bati nitwa Vumbi iri zina naryiswe na Cyondo shana ntabwo mbyibuka nta kindi kintu nibuka uretse igiye gusa umunsi mba muri gereza umunsi Cyondo mba muri gereza nawe nabikodinze kera naho garukiye nitwa Vumbi ngo vuga kandi uziwibuka neza ukavuga neza erega uri kumbwira kuvuga we mbwira akantu nakitinze iriya ni recording akahe ako ngako kavumba gusiga muri gereza byakitinga cyangwa kariya kantu nyine gatangiye kariya kose ntabwo mwibuka pe okay twagiye reka twigire ku buzima busanzwe bwawe sibyo uri umukobwa uri inkumi umaze gukina ku rwego rwawe uba wumva ugeze ku rwego katari urwa danje se ku rwego ngeze atari urwa danje ariko uko biri urumva hari ibyo koko nyine nifuzaga kuba umukinnyi kandi byarakunze urumva nubwo nta hantu hadanje umuntu aba ari yagera ariko none ntabwo aba yabura gushima ahageze tu okay twinjire muri sinema nyarwanda sinema nyarwanda ibona ute ko nyibona neza ko sinema nyarwanda izadutunga izabatunga cyane ngambwira ku rwego sinema nyarwanda ibonamo na sinema urabona iyo turebye benshi dukunda kureba filime cyane ukareba tubona iminde ukabona filime yo muri Amerika ukabona iyo muri Nigeria urwego sinema nyarwanda ubona igezeho n'uruhe uhita unakomereza umbwira icyo wakora kugira ngo itere imbere urwego rero filime nyarwanda zigezeho ni urwego rushimishije kubera yuko nyine nawe yigereranya ukareba amafilime ya kera n'amafilime y'abanyarwanda bari gukora ubu ngubu hari amaproje menshi kandi meza nyine umuntu yakishimira kureba ko nanjye filime nyarwanda ko nzikurikira hafi ya zose buriya kandi aba ari nziza zifite story nziza ziba zanditse neza urumva abanyarwanda n'abantu badanje ikigaragara cyo nuko tugeze ku rwego rushimishije nubwo tugifite ibintu byinshi byo gukora tubyafite nyine gushyiramo imbaraga cyane tukagera ku rwego mpuzamahanga ku buryo nyine n'abantu nk'abanyamerika nabo bashobora kwicara filime nyarwanda urumva ko tugifite ibintu byinshi byo tanga nk'ikintu kimwe abantu bose bacyumve wumva twakora kugira ngo sinema nyarwanda izamuke ikintu cya mbere ni ugukomeza nyine kudacika intege dukomeze dukore tubikunze abantu bose uretse abanditsi abakinnyi twese dukomeze dukore nyine tubikunze dushyiremo imbaraga kandi nyine dukomeze kugaragaza u Rwanda nyine mu bikorwa byacu kugira ngo hari umuntu ushobora kuyireba ntanamenye ko ari iyo mu Rwanda ko aratsetsa n'ibindi iyo dukora uko dushoboye filime zacu zigaragare mu Rwanda kugira ngo n'abandi bantu batari abanyarwanda bazajya bazira bati hariya ni mu Rwanda kuko twabigaragaje muri filime zacu ese ikintu kijyanye na support yenda filime nyarwanda kugira ngo itere imbere ni nk'abande wasaba ubufasha kugira ngo basupportinga sinema nyarwanda so ubufasha kandi birashoboka ushobora kuba ati yenda ngo urugero ngo wena uravuga batenda RDB
igomba gushoramo yindi ikaduteza imbere bityo se. Oya ntabwo babwira abantu ngo bagomba gushoramo, ahubwo twe tugomba gukora cyane urumva mpaka abo bantu nyine bafite ubwo bushobozi bwo kudusapotinga urumva babone ko dufite imbaraga dufite no gukora ibintu byiza bavuge ati nyamara bari abantu bashobora kubyara umusaruro twe dukoresha imbaraga zacu mpaka abo bantu dukeneye ko badusapotinga babibone nyine baze badusapotinga naho kujya kuvuga ngo uriya muntu ngo ndamureba nyine ngo bari abantu ndabareba nkabona bafite ubushobozi byagiza dusapotinze wowe ushobora kuba uri kubabonamo ariko batari kubukubonamo icyo twe tugomba gukora rero ni ugukora cyane uko dushoboye kose paka abo bantu natwe tubonamo ubushobozi babutubonemo baze badushyiremo nyine badushoremo kandi bisabese cyane okay ese mu Rwanda ujya gutangira sinema yawe nyarwanda hari umukinnyi w'ikitegererezo wareberagaho kari benshi b'abanyarwanda ni benshi cyane hari n'abanyamahanga ego ubundi iyo ibintu nyine how utangira ninde mu Rwanda wa kwinspiraga mu Rwanda oya kwisi hose njyewe ntabwo ko ntangira kugeza ubu ngubu umukinnyi nyine unyinspira cyane yitwa Unche Montana no Nigeria ndamuranga avuga ati kabisa nshaka gukina kuri ya kweri koko ukumva mwana hura shyashya ko Unche Montana ndamukunda cyane nyine yakitinga ne ukuntu mbishaka okay hari igice tujya tugira hari igice tujya tugira cya TikTok okay aho mba mfite akabox karimo ibibazo ugahitamo ibibazo bibiri ubundi ibyo bibazo ukabisubiza tugende kabisa toramo udupapuro tubiri toramo tubiri gusa nizere ko atari ibintu bya danje ariko oya ntabwo ari ibintu bya danje toramo n'akandi kugira ngo okay utupfundikira ikibazo ko ari kirekire gisome neza witonze ubundi wowe usubiza si ngombwa ko bakimenya okay ikibazo cya mbere noye bega ikibazo wegere microphone ikibazo cyoroshye nizere ko n'ikindi kimeze gutya ikibazo cya mbere ese ko ukina witwa Vumbi wabyitwaramo gute iri gukurikiranye kanitonde ko nyine nitwa Vumbi nabyitwaramo gute izina Vumbi rinkurikiranye ahantu hose bakajya bariyita ngiye kubisubiza mu ijambo rimwe kunkurikirana kw'izina yaba ari success kubera ko kugira ngo izina rigukurikirane ni uko abantu bose baba babimenye okay teke ko abantu bose abantu benshi ni uko biba byabagezeho kugira ngo abantu bose bajye gufata bavuge ati uriya muntu yitwa kuriya urumva igikorwa cyawe nyine kiba cyageze aho wifuzaga so rero iri zina kunkurikirana yaba ari success yanjye ndetse n'abo turi gukora ikibazo cya kabiri kusetse mbere nta kuntu se twahindura oya nta guhindura watoye kuko hano hari undi uri butore nawe nacyo ndo turi bubure buriya ikibazo cya kabiri kirabaza ngo ese ufite umukunzi niba ari yego yakiriye gute kugaragara witwa Vumbi kandi uvugisha ukuri kuko azabibona ubundi urumva kutureba kwanza ubu ubundi reka nkubwire abantu bakunda nyine kuza kuri social media biba byiza iki kibazo banze kugisubiza ubu se nanjye mbyake ntabwo wabyanga kandi ari kukureba ubwo se wabyanga ntabwo wabyanga ari kukureba wataha agupete ubu ndetse nabyemeye ko utagiye kunyemeza ko mufite ntabwo ndabyemera ngaho siriza please rata muze kumbwira biba ari byiza kubyemera ko ufite umukunzi cyangwa kubihakana urumva baza kutubwira uko wabyumva ariko njyewe urumva ngiye kuba honest mvugisha ukuri urumva ko n'ubundi se twaje n'ubundi nta zina tukubaza niyo mwarimbaza njye se ko naribabwira ariko ntimurimbaze kuko ntabwo byanditse hano kumva n'ubundi tuba twaraje aha ngaha tuba twarabyemeye byose nta kundi ese ufite umukunzi igisubizo ni yego ndamufite icya kabiri yakiriye ariko iki kibazo kirimo ibibazo bibiri koko yakiriye gute ko ugaragara witwa Vumbi
rero buriya nyine nagize tubyite ko nagize amahirwe urumva nkajya muri relationship n'umuntu nyine wumva bino bintu urumva ubikunda no kuvuga wenda ngo arabikunda yego ariko nawe nyine tuvuge gute nawe ni umuntu nyine wo kuri social media nawe ni umuntu ugaragara muri media urumva rero arabisobanukiwe tu arabyumva bino bintu abazi impamvu byaba bigoranye ari nk'umuntu nyine utagize ikintu utazi ibintu bya social media utazi se ibintu by'amafilme ibintu by'indirimbo bemeze gute urumva ariko nyine nagize amahirwe nawe aba muri media cyane urumva kuko nawe hari ibindi bintu bishobora kumuvugwaho cyangwa bikamugaragaraho urumva bisaba ko nanjye ngomba kubisobanukirwa urumva rero ngiye kuri ngiye biroroshye nakoze mbese amata yabyamaze buriya se nibyo ntabwo wambeshye vumbi mu minota umwe cyangwa ibiri gira ikintu uvuga kuri sinema nyarwanda ugire n'icyo uvuga kuri wowe utange n'ubutumwa noneho ku banyarwanda twese ubwo ni ibintu bitatu kuri sinema nyarwanda kuri njyewe n'ubutumwa ku banyarwanda kuri sinema nyarwanda ni ugutera courage abakinnyi nyine nyarwanda muri rusange n'abandi bantu bose ubwo abaproducer nyine abandi bantu bose bagira uruhare kugira ngo filime igaragare turabizi ko bino bintu ntabwo biba byoroshye bisaba umutima ukomeye bisaba n'imbaraga nyinshi ndetse n'amafaranga so mukomeze mugire imbaraga urumva mukomeze ubwo bwitange mwitange nyine kugira ngo tugire ibyo dukora tugire naho tugeza sinema nyarwanda muri rusange aho ngaho ni kuri sinema nyarwanda kuri njyewe ngira icyo nibwira se gira icyo uvuga kuri wowe abantu bakubwira kumenye icyo mvuga kuri njyewe kuri hawe uko uteye se nteye gute kandi icyo kibazo kiragutse noneho nshobora kwivuga ngewe nkata nivuga umunsi wose ukavuga ati ndurusarikana nkivuga koko nkimanuka nkivuga nkiyeza ivuge mu ncamake mu ncamake nari nababwiye ko nitwa Mutoni Gloria so ikindi kintu mwamenya ikindi abantu bagomba kumenya ndi umukinnyi wa filime nkaba ndi kugaragara muri Vumbi nyine ubu ngubu n'andi mafilime nyine agiye atandukanye gusa ubu ngubu turi kuvuga kuri Vumbi ubwo ngubwo bakomeze badukurikire ko babona ukina Vumbi n'ubusanzwe niko uteye yego ku mana yanjye cyangwa ugira amahane nuko ari gute muri Vumbi nta mahane harya mba mfite by'amahane byo ntabwo twabivuga buri wese agira amahane ariko ntabwo ngira amahane nyine uretse twaduhane turi rusange urumva ndi umuntu usanzwe urumva ntago nahuye n'ibibazo ntago ababyeyi banjye bakoze impanuka mu buzima busanzwe ndi umuntu usanzwe ufite ababyeyi ufite umuryango ufite inshuti ufite abavandimwe umva umuntu uri sociable uganira wishima mbega nyine ndi umuntu wishimye ngaho utanga ubutumwa dusoza ubutumwa rero nahereza abantu teka mitemera kuri icyo ngicyo wari uvuze ukuntu ugaragara muri filime ni kuri mu buzima busanzwe ubutumwa nahereza abantu badukurikira nyine abadukunda abakunda ibikorwa byacu n'abakunda nyine sinema muri rusange bagomba kwakira ko bakanabyumva nyine bagomba kumva ko umuntu wo muri filime aba atandukanye n'umuntu wo mu buzima busanzwe kuko uretse nka Vumbi wenda nta bintu bidasanzwe nyine nta bintu bitari byiza cyane birimo urumva ariko hari nk'ukuntu umuntu yandika script urumva iyo umuntu yanditse script ubundi uba ugomba kwifitingamo kuba uri umukinnyi ariko umuntu yandika script wenda dufate nk'urugero so bimeze gute uri nk'umukobwa ubeshya abahungu n'urugero abantu rero bakajya bavuga ati wa mukobwa buriya niko ameze urumva ibintu nk'ibyo ngibyo rero ubutumwa nahereza abantu bakunda sinema bagerageze bakire ko umuntu wo muri filime ari umuntu ke ubwo niba warakinnye muri filime imwe yitwa Vumbi ubwo Vumbi ni umuntu ku giti cye utandukanye na Gloria niba hari indi filime wenda nakinnyemo nitwa gute se nitwa Jackie ni Jackie wo muri filime atandukanye na Gloria mu buzima busanzwe nyine bakire ko umuntu wo muri filime atandukanye n'umuntu ku giti cye nawe aba afite ubuzima bwe butandukanye cyane ikindi kintu nababwira bajye basapotinga nyine bajye basapotinga filime nyarwanda kuko filime ziravuna cyane ku mpande zose ku bakinnyi nyine ku bantu bose so rero ikindi kintu nabasaba ni ugusapotinga filime nyarwanda harya ngo ujya gutera uburezare bw'ibanze mpereye kuri Vumbi mwuka byaramye mudusapotinge mwoka byarahungu nakobwa mwe abasapotinga mudusapotinga kabisa mutube hafi
ndumva ibyo ngibyo nabwira kandi nanone ntabwo twakirengagiza gushimira nyine abantu nubwo ndi kwanga badusapotinge hari ababikora so ababikora rero ndabashimiye cyane mbikuye ku mutima mwumve ko turabizirikana kabisa Imana ijye baduhera umugisha amen murakoze cyane namwimviye rero ni Vumbi ukina muri filime ya Vumbi na Cyondo akaba yitwa Umutoni Gloria urakoze cyane murakoze cyane pe namwe bye Rwandan Cine Podcast hamwe na Mamiriero Craig ndetse na Max Juste. Please muze dufatanye tuzamure sinema nyarwanda igere kuri level iri international.